tubahaye ikaze bakunzi ba Shania TV show. Nakagaruka twongeye kubasuhuza tubikuye ku mutima n'inshuti zacu dukunda cyane. Ni by'agaciro kuba twongeye kubonana amaso ku yandi, haciye iminsi tutabonana kubw'ibibazo turimo, benshi murabizi, ariko Imana niyo nkuru igena byose. Damu murabizi ko intege zabaye nkeya as you see, ntabwo biba byoroshye, ni urugamba rurerure. Ababyeyi murabizi mwebwe mukomeza kubyitaho buri munsi, amasengesho aba ari menshi. Twe tuzarota itariki igeze tugakikira uruhinja. Kubw'iyo mpamvu rero dufasha akanya ko kubaganiriza turi kumwe, ko nk'inshingano mba narahawe, nubwo nari naragize ibibazo byo kuba ntahari. Ubundi kumutembereza n'inyamibwa barambwira ati ugomba kubikora nk'akazi. Ikintu rero iyo cyabaye akazi uba ugomba kugikora ushyizeho umwete. Ni ukumutembereza mu mihanda ya Kigali, nkamuzengurukana kugira ngo arusheho kugenda akora siporo umunsi ku wundi. Nta bindi rero bishyashya usibye ko namuha umwanya nawe akabasuhuza. Kandi dukomeza kugenda dushimira abantu mukomeje gukora subscribe kuri Shania TV show. Iyi niyo yabanje kwitwa Marite TV show, ariko Marite TV I think ariko byarangiye nyine tuyihinduriye izina, ariko abantu bakomeje kubona natwe turabashimira cyane. Kandi uko murushaho gukora subscribe niko mubona murushaho kumenya amakuru yacu ya buri munsi, kuko igihe tugezemo abenshi mufite amatsiko yo kumenya how tubayeho. Icyongereza n'ikinyarwanda byose turavanga ko uko tubayeho nari mvangiwe ariko mbo icyiza gihari nuko tubakunda, namwe mukadukunda. Ndakabasuhuza kuramo rinete tubasuhuze. bayambabwire cyisho bakunzi bacu, ndikuye ku mutima, ndabakunda cyane. Mugomeze mubane natwe kuri Shania TV show, mutugira inama. Mbega ureba usiga na comment mugenderaho rwose. Mana, nkeneye inama zanyu, nkeneye ko mumba hafi mw'iyi minsi, kuko iminsi ndimo irakomeye. Ubundi ndabakunda kirabaganiriza ngewe amagambo yanciranye. Ko ufite isoni ntabwo ashaka ko bakureba. Waretse kumfotora wese bwabaganirize basi. Urukundo n'urukumbuzi tuba tubafitiye, wenda tubura akanya kubwo kubura iki, ariko ntabwo ari urundi rwango. Iyo mutwihanganira igihe twatinze, igihe tutabonetse, bafite nimero mu bisanzwe bashobora kuduhamagara bakamenya byagenze bite, ko tudaherutse kubona amakuru yanyu. Byose ni ukubera umwanya mutoya, ariko no ku kiganiro ibiriho yayibona. Tumeje kubashimira rero tubivanye ku mutima cyane. Tuboneraho no kubifuriza amahoro y'Imana, bakavura kageraho mu Rwanda diaspora. Peace for love. Nshimira umuntu ukora muri sara ahantu wanteye inkunga yo kuba nsa neza gutya. Imana imuhe umugisha. Okay, murabizi benshi impamvu baravuga ati ese Marite tutari tuzi ku ngofero byagenze bite, ariko murabizi uko byagenze. Umusatsi wameze nta byinshi byo kwirirwa mvuga. Umusatsi nyine byabaye ngombwa kuvaho. Hari aho ugera ugaca bugufi bitewe n'amakosa cyangwa se ibyo uba wakoze, ariko ndabishimira Imana ko birimo birarangira.
kandi ibisigaye ntago bikomeye kurenza ibyo tuvuyemo. Imana izakomeza idufashe. Hasta la vista, amahoro y'Imana abe kuri mwe, naho ubutaha, bye bye. turabakunda cyane.